Shalom shalom, turasukije mwese bakunzi b'umusaraba mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi hari ijambo rindimo cyane rivuga ngo saba ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo kikubonekeho, kuko amaraso ya Yesu Kristo bene data ni meza, yaduhinduye kuba abana b'Imana. Amaraso ya Yesu Kristo iyo yaturiho, Imana ndabwo iducira urubanza rubi. Amaraso ya Yesu Kristo iyo aturiho, Imana itubona mu ishusho rya Yesu Kristo, ntitube tukitwa abanyabyaha ukundi, ahubwo duhita twitwa abana b'Imana. Imana ishimwe. Amaraso ya Yesu Kristo ni meza, yaduhinduye kuba abana b'Imana, yaduhinduye kuba abaragwa ubwami bw'Imana. Shuti y'umusaraba, ndakwifurije gusaba ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo kikubonekeho, cyane cyane muri we turimo n'ibihe bigoye. Imana ubwo izatambagira muri iyi si izasanga ufite ikimenyetso. Ubwo Imana izatambagira muri iyi si izasanga mfite ikimenyetso. Ubwo Abisiraheli Uwiteka yarabagabije igihugu cy'i Yeriko, hari hariho umugore witwa Rahabu ari maraya, agirira neza abatasi bari bagiye gutata icyo gihugu cya Yeriko, abitura neza, arabahisha. Baramubwira ati ukijije amagara yacu, natwe reka tugire icyo dukora, tuzabagirire neza, ineza mutwituye natwe tuyibiture. Niko Rahabu nyine yari yanahishure yuko yari yaramenye amakuru yuko Abisiraheli bafite Imana ikomeye, Imana isumba byose, Imana ikomeye, Imana y'inyamaboko, kuko bari bumvishe yuko baje kugira gutera icyo gihugu. Yibikaho amakuru. Ese wowe nanjye tumenya amakuru, ni iki dukora? Tugomba kumva amakuru, twamara kuyumva tukayiza, twamara kuyiza tukayibikaho, tukayabyaza umusaruro. Amaze kumenya yuko ngo Abisiraheli bagize ute baje gutata icyo gihugu, agirira neza abo batasi. Niho yababwiye ati ndazi ko Uwiteka azabagabiza kino gihugu, nanjye mugira icyo mumarira, nabituye neza, nakijije amagara yanyu, nanjye numugira icyo mumarira. Niko kubabwira ati fata kano gashumi k'umutuku gatukura, uzakazirike kwiri dirisha ugize ute utunyujijemo. Imana ishimwe. Ubwo tuzaza kurimbura wuno mugwa, tugasanga kano gashumi karahari, umuntu wese uzaba uri muri iyi nzu azarokokwa, kuko tuzasanga hari ikimenyetso. Imana ishimwe. Video turaza kuyishiraho uyu munsi ivuga icyigisho kirambuye. Ndakwifuriza kugira ute gusaba Imana igushireho ikimenyetso. Ubwo Uwiteka azaza gutambagira muri iyi si, azasange ufite ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo. Shalom shalom.